ukanyumva duhora turaje ushinga n'ibyo bagira ku mutima ko twifuza ko mwanogerwa n'ibyo tubakorera. Turaha ku bwanyu. Ubwo twarimo tubategura ibyo tuzabagezaho, hari inkuru twabonye twifuza kwibasangiza. Inkuru ndende nimuyikunda tuzayikomeza, ariko nimutayikunda kuko ari mwe dukorera tuzayireka tubashakira izindi. Ni inkuru y'urukundo n'ubuzima ducamo umunsi ku wundi. Ngira ngo murabizi, buri inkuru nyinshi cyangwa se inkuru ziryoshye zigenda gake gake bigakomera uko ugenda yigira imbere. Namwe rero rwose turabasabye ntimurambirwe. Mwihangane muyitege amatwi yose, mubone uko mutubwira niba ibishye tuyireke cyangwa se niba iryoshye tuyikomeze. Tuzakora uko dushoboye kugira ngo muyisobanukirwe, mbese mumere nk'abari kuyireba kuko twababwiye ko banayikinyemo filime. Tutabatindiye reka dutangire. Reka tubabere amaso tubabwire ibyo turi kumva n'ibyo turi kureba. Dutangiye twumva ijwi ry'umukobwa atabaza agira ati, reka nigendere, ndekura wa mugome we, ndekura reka ngende, ese uri kunjyana he koko, kandi bizabibazwa, ndekura. None se abo bantu bari guhora icyo mukobwa? Kugira ngo dusobanukirwe icyo bari kumuhora, nimudukundire dusubire inyuma h'umunsi umwe. Hari mu masaha mu gitondo, Dylan, kuvuga umukobwa barimo bakurura, uri mu kigero cy'imyaka nka 20, yari yambaye ikanzu y'ubururu n'agapira k'umukara, yambaye n'inkweto zifunze z'umweru. Agenda arinyonga gake gake amwenyura, yitegereza ibiti hirya no hino, ashimishwa n'akayaga karimo gahuha n'amajwi y'utunyoni tuganira yagendaga yumva hirya no hino, mbese yari yishimye. Umukobwa rero agenda agana ahantu hari ifamu y'amafarashi cyangwa se y'indogobi. Hafi yayo hari ikibuga abifuza kuzitwara bifashisha. Hari abantu batatu, hari umusaza n'abasore babiri. Izo farashi zarimo zizenguruka ariko bazishoreye batazicayeho. Kuri iryo gare wa mukobwa yari atwaye yari yapakiye imboga harimo na karoti. Ashyira ifarashi yari aho hafi akajya yiganiriza, ayibaza aho indi farashi ngo yitwa Storm yagiye, ayibaza niba yarwaye cyangwa se yabagize ikindi kibazo. Mu gihe abakibaza icyo Storm yabaye, sinzi uko akebuka agahuza amaso n'umusore urugeze aho ngaho atwaye ifarashi. Umusore yitwa Blan, ni umukire akaba na nyiri iyo famu. Izo farashi zose zari zirimo. Ubwo arimo atwara iyo farashi azenguruka ikibuga, ahuza amaso na wa mukobwa, maze bamara akanya barebana, mbese ubona ko kwa kundi ureba umuntu ukumva uramwishimiye. Iwabo rero uwo mukobwa witwa Dylan baba bafite akaresitora gaciriritse kaba gakoramo umusaza we witwa Kavdet. Muratwihanganira rwose, ntabwo tuzi uko ayo mazina asomwa, ni ikinyaturukiya, ntabwo rwose tubizi pe. Muratwihanganira, ariko icyo twifuza nuko mwumva ibyabaye, amazina yo rwose muzatwihanganira. Rero ahageze yaramushuhuje. Dylan yaramubwiye ati, waramutse neza muvandi. Waramutse Dylan, nizere ko byose ubizanye. Humura rwose nabizanye. Papa se ko ataje byagenze biti? Papa rwose ntameze neza, namusabye rero kuba aretse akaruhuka. Nanjye ariko muramusaba kuruhuka nuko atajya nyumva, wenda wazajya kumva. Ariko nayo wamwumva, mu rugo haba hari irungu ryinshi. Imana imbabarire kumuvuga nabi turi kumwe, ariko byibura ni byiza ubwo arimo koroherwa. Rwose Imana ishimwe kuko mbona imiti bamuhaye byibura igenda imufasha. Ubwo baba bari kuganira, ariko uwo musore arimo agira n'utwo akora. Uwo mukobwa aza kugeraho agasa n'ujya kure mu ntekerezo. Umusaza we yabibona agahita amubaza ati, bite se, ni amahoro? Muvandi, ubu byanyobeye. Nkubwije ukuri, ndifuza kujya kwiga hanze, ariko ibyo nta mpaka twakwirirwa tubijyaho kuko ni ngombwa kubikora Dylan. Nyamara ndahangayitse, nirirwa mbitekerezaho bukarinda bwira. Ntabwo nifuza kugenda rwose ngo nsige papa. Dylan, nutajya kwiga umubyeyi wacu azicwa n'agahinda. Ko hari ikibazo kiri hehe? Buri gihe tuba duhari kubwe, si byo se? Yesu amwegera aramubwira ati, nshuti yanjye rwose gerageza ubyumve, wibikomeza, biroroshye. Ndakwinginze reka gutekereza ibindi bitari amasomo yawe, kandi jye n'umubyeyi wacu duterwa ishema nawe Dylan, rwose uri w'ingenzi kuri twe. Dylan yahise amuhobera ndetse aramubwira ati, ndi umunyamahirwe kuba ngufite muvandi. Ahubwo rero mva nkubwire Dylan, ese wankorera agakawa? Umvara, hari ikibazo se?
reka ahubwo ngakore. oya ndakerererwa. Dylan yahise areba ku isaha ubundi aramubwira ati namaze gukerererwa kuko ubu bisi yansize. ariko wagenda n'igare, ahubwo se ko mbona wagira ngo ryapfumutse byagenze biti? Ipine yatobotse, ntubona ko umwuka washizemo? Okay, nta kibazo naze kuri gukorera, ngaho ugenda ufatira imodoka yanyu bari ujyana. Oya muvandi, nawe urayikeneye ngo nihagira ugusaba kumushyira ibyo kurya ubona uko ubijyana. Ngaho ntaribi, ngwino ugende rero, ntukomeze umuhanda wose aho guca mu nzira za bugufi, sibyo? Ushobora wenda gucara ku ifamu. Okay, nta kibazo, ngaho umunsi mwiza. Ariko ntongere kurangarira amafarashi nka cya gihe bisi itagucika cyangwa ukayoba. Yewe, ibyo byose mbigusezeranije, erega ni nziza. Ubwo ariko hafi aho ngaho hari imodoka yari hahagaze irimo abagabo babiri basa n'abamaze akanya babitegereza bareba ibyo barimo. Wa musore wari wahoze atwara amafarashi nawe yaje kugeraho arataha. Iwabo hari ahantu nyine ubona ko ari mu bakire, hari inzu nziza kandi nini. Uwo musore noneho yagendaga mu modoka nziza y'umukara, bya bimodoka nyine by'abakire. Ku irembo habaga hahagaze abagabo bambaye amakote y'umukara, ubona ko batifuza ko hari umuntu wagirira nabi cyangwa se batifuza ko hari icyahutaza abari muri urwo rugo. Aho mu nzu hari umubyeyi wari uri ku meza ari gufata ifunguro rya mu gitondo, ari kumwe na murumuna w'uwo musore witwa Jehan. Brani rero yinjiye, uwo mubyeyi yahise avuga ati ese wari urihe mwana wa? Bambwiye ko wagiye mu gitondo cya kare. Ngaho ni karibu, dore nabasabye kugutegurira umugati urimo te. Brani buri gihe wabonaga asa naho atajya yishima. N'icyo gihe yaraje yicara aho ku meza, bamuzana icyo kunywa kimeze nk'umutobe, aramubwira ngo aryoherwe. Ubwo ariko wa murumuna we yari yibereye kuri telefone arimo acatinga n'inshuti ze. Uwo murumuna we yari umusore ukiri muto, afite nk'imyaka nka 17, ariko ubona ko ari wa musore mbese yamaze kuva mu bwana uretse wenda imyaka. Brani rero sinzi uko yarebye murumuna we abona ahugiye muri telefone, undi nawe ahita amubwira ati unyihangane muvandi, ariko birihutirwa. Brani ati nibiki byihutirwa? Nuko murumuna we aramubwira ati ese uribuka gahunda nakubwiye y'urugendo abanyeshuri twigana bari bateguye? Undi ati ndayibuka. Nuko murumuna we aramubwira ati na n'ubu barakibaza niba nzagenda cyangwa se ntazagenda. Brani aramubwira ati ariko nakubwiye ko bitakunda, ntabwo ubyibuka se? Nyirakuru w'abo bana nawe yahise abwira uwo musore ati windebe utyo wa mwana we, uzi ko ibyo yanze ababyanze. Uwo musore yasaga n'utumva impamvu batifuza kwajyana n'abandi. Yabwiye mukuru ati muvandi, inshuti zanjye zose zizaba ziri hariya kuko nibyo uzasigara. Nuko Brani aramubwira ati ibyo twabiganiraho bihagije, ntaho uzajya, ariko mfite igitekerezo. Kuki utavugisha inshuti zawe ukazisaba zikazaza hariya mu ifamu mukaba ariho mwidagadurira ari muri weekend? Murumuna we noneho yese yishima, aramubwira ati nabyo byaba ari byiza, twatwara amafarashi tukishimisha. Brani ati ngaho rero bitegure tuzarebe. Uwo musore yise ababwira ati ndabona ngiye gukererwa ku ishuri, reka ngende turasubira. Nuko arahaguruka aragenda. Uwo musore amaze kuvaho, nyirakuru w'abo bana yese avuga ati ntubona ko agiye nta n'icyo afashe koko? Nagenda arajya ku ishuri. Ufite umutima ukomeye Bara, watumye uriya mwana atiyumva nk'imfubyi. Ndabigushimira. Afite byinshi asobanura kuri iki, ariko ntakiri umwana, ubu ni umusore, kandi ni byiza kuko umwitaho uko ushoboye. Rwose Imana izagerageze ntizabatandukanye. Amen. Ariko nanone igihe kirageze ngo ushinge nawe urugo rwawe. Nyogoko, bwoko kurongeye? Ariko mba mvuga ukuri, iki ni cyo gihe ngo nawe ugire umuryango wawe bwite, urongore, ugire abana, ubane nabo, ubakunde, wikomeza kubaho utyo. Brani icyo gihe wabonaga ko rwose atishimiye iby'uwo mubyeyi we cyangwa se nyirakuru yarimo amubwira. Nyirakuru rero yakomeje amubwira ati mwana wa, singamije kukugira inama mbi, ahubwo ndifuza kubaho wishimye. Ariko njye ndishimye, njye rwose nyuzwe no kumbayeho. Nta muntu n'umwe ugomba kuba wenyine Bara, emera iby'Imana yagennye. Ni impinduka zaturutse ku Mana, wabyita amahirwe
wabyita ibyagenwe, bya bindi udashobora kugira icyo uhinduraho. Birahagije. Ibyabaye byarabaye, birenge. reka nigendere muryoherwe. Brian yahise ahaguruka aragenda, ariko agenda atishimye. Uwo mubyeyi yasigaye yivugisha ati, Nta kibazo, ndacyari muzima. Ni hahandi sinzava kuri iyi si ntabonye ubukwe bwawe. hagati aho Dylan wa mukobwa nawe mu kujya ku ishuri yaciye kuri ya nzira yo ku ifamu, ariko agenda avugira kuri telefone. Abwira uwo barimo bavugana ati, Nta kibazo ndahagerera igihe. Kandi urakoze kubimbwira. ageze kuri iyo famu y'indogobe, mwibuke ko ari iya Brian. Uwo mukobwa yarahagaze yitegereza izo ndogobe ndetse agenda azegera, maze umusaza wazikoragamo ahita amubaza ati, ninde uri kureba? Nari ndi kureba ko ya farashi yitwa Storm nayihari, ariko ndabona ntayihari. Storm yasigaye mu kiraro, yari iri kuruhuka. Washakaga kuyibona se? Byakunda se? Byanshimisha. Nta kibazo rwose byakunda, ngwino nyikwereke. Nuko baragenda. Uwo musaza yitwa Ahmed. Nkuko twabibabwiye rwose muri hangana, ntabwo amazina tuyazi, ntabwo tuzi uko asoma. Rero icyo twifuza no kumwumva byabaye, amakosa yacu ajyanye n'imisomere y'aya mazina si amanyarwanda rwose, si n'icyongereza, rero muratwihanganira. Umwe mu bakozi bakoragaho abonye uwo musaza yahise amubwira ati, Storm ndabona itameze neza, birashoboka ko yaba yavunitse akaguru. Umusaza yahise amubwira ati, ibyo ni ibiki uri kuvuga? Bahise biruka bajya kureba, ndetse kuko uwo musaza yagendaga acumbagira, Dylan amutanga kugerayo. Bageze muri icyo kiraro basanze koko iyo ndogobe irwaye. Bahise bahamagara Brian bamubwira ko bamukeneye, kuko ngo bakeka ko Storm yaba yavunitse akaguru, nawe ababwira ko agiye kwitaza. Yahise afata imodoka aragenda. Ubwo ariko uwo mukobwa wabonaga rwose yahangayitse, yari ari kubabwira ati, Iri kubabara. Ese nta bande mufite ngo tube tuyihambiriye? Umusaza yaramubwiye ati, ntacyo byamara, nta muti uvura igufwa ryavunitse, ntacyo rwose nayifasha, reka dutegereze Brian. Ese ntabwo ubona uko imerewe? Ese tugomba gutegereza nyirayo akaza kugira ngo tugire icyo tuyifasha? Ihangane umpe nimero ye, muhamagare musabe uburenganzira, tuyifashe hakiri kare. Ngaho gerageza wenda wayifasha. Nuko atangira kumuha nimero ye. Hagati aho nyirakuru wa Brian nawe yari ari mu rugo arimo anywa agakawa. Nuko hashize akanya gato aterura telefone arayikandakanda, ahamagara umuntu witwa Daria. Nuko aramubwira ati, Umeze ute nshuti yanjye? Nta kibazo, nanjye meze neza. Nari ndi kugutekereza kandi ndifuza kukubona. Ese byakunda ko waza hano mu rugo ukadusura? Rwose na Brian azishimira kukubona. Nta kibazo, ngaho ndagutegereje, nuza tuzaganira birambuye. ubwo kandi Dylan nawe yari kugerageza guhamagara ya nimero ya Brian ngo amubwire uko bimeze, ariko aburariza mu kiraro. Noneho asohotse agiye kwishakira hanze, bihurana nuko imodoka ya Brian igeze aho ngaho. Uwo musaza yahise avuga ati, ndabona hageze. Ntabwo mu by'ukuri uwo mukobwa yarazi ko wa musore yahoze yitegereza mu gitondo ariwe nyiri iyo famu. Rero byaramutunguye, ariko arikomeza. Brian araza amucaho nta no kumuvugisha, akomeza ajya kureba iyo farashi. N'abandi bahise bamusangamo. Brian atangiye kureba neza ikibazo iyo farashi ifite, asanga koko nk'uko babivuga yavunitse, kandi abona rwose bigoye ko yakira. Nuko asa n'usohoka, ariko ubona ko yacitse intege. Ubundi arababwira ati, nta kibi twabihinduraho. Nuko akora inyuma mu mugongo, azamura imbunda ya pistori ngo ayice, kuko n'ubundi itakira. Uwo mukobwa yahise amubwira ati, Oya we, ibyo ni biki ugiye gukora? Wiyica. ntiyakomeza kubaho kandi yavunitse. Uyu mwanzuro ugiye gufata ntabwo ukwiye, ahubwo ukwiye kwibaza niba koko yavunitse. Ntawamenya, ishobora kuza koroherwa. Wowe iby'indogobe ntabwo ubizi. Nyirazo ntabwo abashinzwe kuzigaburira gusa, ahubwo ababasha kwiyumvisha uko zimerewe. Wowe ibyo uvuga bisa no kuyireka igapfireba. None ugiye kuyica wiziza ko yavunitse ikirenge gusa? Reba mu mboni zayo, irifuza kubaho.
kuyirasa ni nko guca mu nzira z'ubusamo kandi nazo zidakwiye. uri kujya kure muko. Dilan yahise arakara ndetse abwira Baran ati ariko si ubu bugome ni bwoko ki? nuko abwira iyo ndogobe ati ntabwo ari aha wagakwiriye kuba uri. Wagakwiye kuba uri ahantu heza hari abantu bashyira mu gaciro. nuko ahita yegera Baran amubwira arakaye ati ntabwo nzi uwo uri we, ariko icyo mbonye uri umuntu mubi kandi ntabwo ndi bwemere kubikora. Ntushobora kuyica mpari. Baran yahise amufata ukuboko amuhereza abakozi be abasaba kuvana uwo mukobwa aho ngaho. Bahise bamukurura baramusohora, ariko ageze imbere y'umuryango arababwira ati nimundekure aho njya ndahazi. nuko avaho ariko agenda ababaye. Baran nawe yasigaye ababaye areba iyo ndogobe ye yakundaga, maze mu gihe yari agitekereza ukuntu agiye kwiyica, nyirakuru ahita amuhamagara amusaba kuza mu rugo ngo kuko ari umushaka cyane. Yahise amubwira ko agiye kuza. Sinzi uko yarebye hasi abona aho mu kiraro hari agakomo, maze aragatora arakitegereza. Ako gakomo kari katawe na wa mukobwa. Niwe yatangiye kwibuka amagambo yari yamubwiye, aho yari yamubwiye ati reba mu mboni zayo irifuza kubaho. Kuyirasa ni nko guca mu nzira z'ubusamo kandi nazo zidakwiye. ayo magambo yatumye arushaho gutekereza niba akwiye kwirasa cyangwa se akwiye kwivuza we nikazapfa, ariko ntako atagize. Yahise afata imodoka asubira iwabo. Yasanze abo bantu bamushakaga ari se wabo n'umuhungu we, bari bahagaze mu ruganiriro ubona ko bahangayitse. Yahise yegera uwo mugabo agiye guca bugufi agiye kumusuhuza, se wabo aramubuza ariko aramushimira. nuko Baran aramubwira ati ni amahoro se ko mudasanzwe muza hano mutatubwiye? Se wabo aramubwira ati twakubuze ariko ntabwo tuzanywe n'inkuru nziza. Ndakomeje Baran, ibintu birakomeye. Umuhungu wari wazanye n'uwo mugabo yahise avuga ati ba bantu kera kabaye twababonye. Baran ati bande? Umusore ati ba bantu baduhemukiye, baragiye bafungura resitora y'amabwa hafi yacu bakirirwa batayanjwa ngo baracuruza. Bafite abakobwa babiri n'umuhungu umwe. Habaye nk'abibutsa Baran byinshi, biramubabaza bimutera agahinda. Se wabo nawe aramubwira ati byibura tuzagira amahoro noneho, sibyo mwana wa? Baran yatangiye kwibuka ibyabaye kera ubwo arakiri muto, ubwo abagizi ba nabi bateye iwabo bakabarasa ndetse bakagira nabo bica. Nyirakuru nawe yahise abegera maze aravuga ati burya bwose babaga batwikaraga imbere tutabizi. wa mugabo nawe yahise avuga ati none ubu dukora iki mama? nuko umubyeyi aramubwira ati ngira icyo utekereza, ariko genda ndumva dukwiye kwihorera. nuko wa musore bari bazanye arababwira ati nimureke njye mbikemure aka kanya. Se ati oya, aha si iwawe. Chihani niwe ukwiye kubikora akababyoza ibyo bakoze. Chihani ni wa murumuna wa Baran. Baran yahise ababwira ati Chihani ntacyo agomba gukora kuri ibi ngibi, ibi mubimparire. Se wabo ati koko tukureke urabikurikirana, kuko nutabikora uzabarira muri gereza, bizaba bibabaje. Byongeye kandi ntushobora kugenda usize umuryango wacu nta muyobozi ufite, turagukeneye Baran. Baran yahise avuga ati nababwiye ko ntashobora kwemera ko Chihani ajya muri ibi. Ahita agenda, ariko agenda ababaye. Bo basigaye aho ngaho. Ageze hanze yatangiye kwibuka amagambo nyina yari yaramubwiye mbere y'uko apfa, aho yari yaramubwiye ati ntega amatwi witonze, isezerano, ese uzabikora? nuko akibuka ko yabwiye nyina ati rwose nzabikora mama. Rwose uzagerageze wite kuri murumuna wawe Chihani. Baran yibukaga ko yasezeranyije nyina ko azarinda murumuna we uko bizaba bimeze kose. Yahise ava aho ngaho n'abashinzwe kumurinda bagiye kumukurikira ahita ababuza. Baran yasaga n'aho ari gukuriye uwo muryango. Mu nzu aho nyirakuru nabo bashyitsi be bari basigaye bibaza ku byo Baran yarakoze. Uwo mugabo yabajije nyina ati bibishatse kuvuga iki mama? Chihani ni umwana, azamara imyaka 5 muri gereza, ibaye myinshi yaba 10. Baran ariko yabyanze, sibyo? Ubu biri mu maboko ye. Ibyo ntubigireho ikibazo. Azakora ibyo abona ko bikwiriye, ariko wakoze.
kuva wabashije kubona bariya abagome, ibindi ushatse waba ubyihoreye ukaruhuka. wongeye kunyumva nabi mama. Ibyo ntekereza byose bigirira umuryango wacu. Bose n'abishywa banjye ndi se wabo. Ni ukubera ko nita cyane kuri Baran. Nkubwiye ibyo ntekereza hasa. Okay, ubwo wenda ntabwo nshaka ko murumuna wajya muri ibi ngibi cyangwa se akora iki cyaha. Nta kibazo, tuzubaha umwanzuro we, twubaha imyanzuro ye uko yabimeze kose, ndetse reka tuberekere aha ngaha. Ibyo tuganire birahagije. Nuko yegera uwo mubyeyi amufata ibiganza abikoza ku gahanga, arangije arabisoma, ubundi aramubwira ati ubwo ndaha reka ndebe umuvandimwe wanjye, ndamukumbuye. Nta kibazo, wagenda ukamureba. Uwo muvandimwe we yavugaga aba ari se wa Bala na Chehan. Ni se wa Bala na Chehan. Aba ari hejuru mu mbuga iri hejuru y'inzu, yicaye mu kagare yitegereza imisozi igizwe n'amashyamba ibiri hakurya ye. Uwo mugabo rero aragenda akamwegera, yamugera iruhande akamubwira ati muvandi, ni jyewe, ntugire ubwoba. Rero nije aha ngaha njye kukubwira amakuru meza. Kirakabaye tugiye twabona wa mugabo twahigaga, wa mugabo wakwiciye umugore, wa mugabo wakugize ikimuga muri imyaka yose itambutse. Ese uramwibuka? Nibyo rwose uramwibuka, ariko wenda sibyo wifuzaga, sibyo? Se wa Barani ntabwo abasha kuvuga cyangwa se ngo kure marenga agaragaza ko yumvise ibyo yabwiwe, ariko aba yumva ndetse ubona ko yababajwe n'ibyo umuvandimwe aba arimo amubwira. Ntabwo avuga ibyo nk'umukunda, ahubwo asa n'umwishima hejuru. Rero agiraho akamujya imbere, noneho akunama agakomeza amubwira ati ibyo nagukoreye mu myaka myinshi itambutse, ubu noneho ngiye kubikorera abahungu bawe. Bose ndashaka kubakura imbere yanjye bakareka kumbangamira, ariko ubu byanyobeye. Ese mpamukire Chehan cyangwa mbanze Baran? Muvandi mbwira, urambwiye ngo bose mbangize bice bahagaze? Okay, unyemereye kwica inyoni ebyiri nkoresheje ibuye rimwe? Muvandi ndakwinginze ntumve, uretse gupfa ubu ibintu bigiye kuba bibi kurushaho. Uretse uzaba ubibona, uzabona n'amaso yawe ukuntu nzashwanyaguza abahungu bawe, nkabashwanyaguza nkumanyura umugati wumye umwe kuri umwe. Uwo musaza nubwo atabashaga kuvuga, wabonaga akababaye cyane. Barani nawe amaze kubonana n'abo bagabo, ise ajya kureba ko yabona Chehan murumuna we, ndetse barahura. Amugezeho yahagaritse imodoka ayisohokamo, maze aramusanga. Chehan ahita amubwira ati muvandi, ntabwo wigeze umbwira kuza hano, ni amahoro akuzanye? Nuko Barani aramubwira ati sinashoboye kukugiraho igihe, ariko bimwe twaganiriye mu gitondo nagezeho ndabyumva. Ndati ndabibona muvandi. Nuko Barani aramubwira ati ngaho noneho jyana n'abandi muri rwa rugendo wahoze umbwira. Murumuna we aramubwira ati koko urabyemeye? Undi ati rwose ndabikwemereye, uzajyane nabo, ariko ndashaka kunsezeranya ko wowe n'inshuti zawe muzagerageza kwitanaho, buri umwe akaba ijisho ry'undi, kandi no mu gihe hari icyo ukeneye ukazampamagara. Undi ati rwose ndabyemeye. Barani aramubwira ati kandi niba ubishaka ugume ku ishuri uyu munsi, wenda ubone kujyana na bagenzi bawe. Ivarisi ujyana ndaza kwikuzanira. Murumuna we aramubwira ati ese nta kibazo ninza kuguma ku ishuri? Nuko mukuru aramubwira ati nta kibazo rwose, ariko ujye wibuka umvugishe byibura buri saha. Undi ati nta kibazo. Barani amaze kuvaho, murumuna we ise yivugisha ati mu gitondo nabimusabye ambwira ko bitakunda, none ubu aranyemereye ngo njyane n'abandi gutembera. Ntibisanzwe. Hagati aho Dirani nawe ageze ku ishuri, yahoberanye n'umwarimu wamwigishaga. Arangije aramubwira ati ubu koko nemerewe? Uwo mugore ati uracyashidikanya koko? Jye nari nzi ko amaherezo ubusabe bwawe buzakirwa. Ibi ni ibihembo wahawe bitewe no gukora cyane, ukomerezaho. Dirani ati ni ukuri Imana irakoze, papa araza kubyishimira. Uwo mwarimukazi yaramubwiye ati uri umunyeshuri udasanzwe kandi ukaba n'umuntu mwiza Dira, nzi neza ko uzagera aho wifuza
kubera umuhate udacogora ukoresha. Ubwo bari bakiganira wa musaza we yahise amuhamagara, maze aramubwira ati muvandi, hari amakuru meza nshaka kukubwira. Musaza we yari ari mu kazi ari kumwe n'ababyeyi be n'undi mushiki we. Se yari arimo asoma ibinyamakuru, uwo mugore arimo akoropa, naho abandi barimo bateka. Umubyeyi wa Dylan yahise abwira umugabo we ati reka twe dutaha, aba bana baraza gukora ibisigaye. Musaza wa Dylan yahise avuga ati mama, ntabwo mwanyumvise se? Ariko twakumvise mwana wa. Oya, ntabwo mwanyumvise. Sinababwiye ko Dylan yahawe ibaruwa imumenyesha ko yemerewe scholarship? Ibyo twabyumvise, ni byiza kuri we. Reka duhamagare Zamrat aze dusangire ibyo kurya, cyangwa se bituzabireke wenda inzara izadutsindire mu rugo. Uwo musaza aramubwira ati nta mukiriya n'umwe ukiza ahangaha. Ubonaga uwo twakwita ko ari nyina w'abo bana atishimiye intsinzi ya Dylan, ariko umusaza we akomeza kugerageza akabumvishe ko bakwiye gushimira mushiki we kuko ibyo yakoze ari ibintu bidasanzwe. Se yagezeho arabyumva ndetse amusaba kotsa inyama ngo baze gusangira n'uwo mukobwa bishimira intsinzi ye. Se w'abo bana yahise avuga ati ese wahamagara Zamrat? Oya, ntumuhamagare. Mama yatsinze, kuki nta gaciro uri kubiha? Ariko urashaka ko nkora iki? Yizi no, ariko ngo ibyo ntibihagije, arashaka kujya kwiga mu mahanga. Ese ni ryari natwe tuzashyira umugati ku meza tukarya, ko amafaranga yose ari washiriraho? Cyangwa utekereza ko intsinzi igifu kisya? Ntabwo intsinzi iribwa. Bakiganira, wa mukobwa yahise yinjira, bamubonye babacecetse, ariko umusaza we aravuga ati mushiki wanjye w'umuhanga arahageze. Uwo mukobwa yahise amusuhuza agira ati wiriwe muvandi, ubu noneho nakiriye urwandiko rumbwira ko nemerewe scholarship. ni ukubera ko bikwiriye mushiki wa, warayikoreye rwose, ahubwo mpobera. Ubwo abandi bari bacecetse barimo kubitegereza gusa, ariko uwo mugore we ubona ko rwose bimuteye ishozi, yahise abwira umuhungu we ati we utaye inyama ku mbabara none uri muri ibyo? Ubwo nizishirira uravuga ko wari uri mu biki? humura mama, buri gihe nzotsa umunota umwe, ahubwo Dira akira agatebe ba wicaye. Uyu munsi uri umushyitsi w'imena, tugiye kubiserebura. Ariko ntabwo byari ngombwa cyane. Se wa Dira yahise avuga ati ese nitutishimira amakuru nk'aya ngaya ngo turye twishimire intsinzi yawe, tuzishimira iki? Dira yahise ahaguruka ahobera se amushimira kuba yishimiye intsinzi ye, nuko yereka se icyo cyangombwa, aranamubwira ati reba papa, banditse ngo Dylan Demir, mana yanjye, ni nkaho ndi mu nzozi, n'ubu sindabyumva. Ubu banyemereye papa, ngiye kugenda. Mama wa Dylan yahise avuga ati uretse kubyina mbere y'umuziki, reka tubanze twicare tubiganireho. Se w'umwana yahise avuga ati ariko ibyo nta kindi twabivugaho, agomba kugenda. Rata mwana wa, tuzagufasha uko bishoboka kose, ahubwo upfundure bahasha umensome ndebi. Dylan yahise ayifungura arimuhereza. Umubyeyi yarebyemo bimutera ibyishimo ndetse azinga amarira mu maso. Umukobwa yahise amubwira ati oya papa, byigeraho rwose. mwana wa, ntabwo ushobora kumva ukuntu utumye nishima, uranshimishije cyane kandi rwose ntibishimwa nawe. Uwo musaza yahise yegurira nk'usonzwe n'ikintu, maze umugore we ahita avuga ati ngaho reba, muganga ntabwo yatubujije ibintu byamuhungabanya amarangamutima ye. Ngaho reba, muganga ntabwo yatubujije ibintu byahungabanya amarangamutima ye. Muzehe haguruka, haguruka dutahe, reka babyishimire uko bashaka, ni kazi kabo. Dylan yahise avuga ati papa, urumva umeze ute? humura mwana wa, meze neza, nta kibazo rwose. Nuko arahaguruka ajyana n'umugore we. Bageze hanze, uwo mugore we yaramubwiye ati Seyiti, ndashaka ko untega amatwi. Buri munsi niko urushaho kuremba, akwiye kureka ishuri agashaka akazi. Dylan nawe yarasigaye aganira na musaza we ndetse na umukobwa wundi babanaga. Nkuko nyina yabivugaga, bari bakeneye amafaranga. Dylan rero yabwiye musaza we ati muvandi, ziriya nyama wari wokeje zishyire muri firigo, uze kuziha abakiriya. Turaza gufatira ifunguro hamwe nk'umuryango, biraba bihagije. nta kibazo Dira.
uwo mukobwa yahise abona telefone yase ku meza maze ahita yihuta ngo ayimushyire kuko yari yayibagiwe. Se wa Dylan nawe yarakiganira n'umugore we, yabwiye umugore we ati ibyo birahagije ntunteshe umutwe. Dylan abagezeho yabahereje telefone ubundi asubira kuri ya resitora, ariko ubwo yari agiye kwinjira sinzi uko arebye hakurya y'umuhanda ahabona abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara bari kumwitegereza cyane. Yahise agira ubwoba maze abwira musaza we ko ari abantu bateye ubwoba ngo bari aho ngaho. Ati ntekereza ko bari kuneka, yongeraho ati ntekereza ko bari kuneka ibintu runaka. Musaza we n'uwo mukobwa bari kumwe bahise baza bareba abantu kuko babona bateye ubwoba, ndetse musaza we ntiyagira icyo abwira abo bana ahubwo asubira inyuma yivugisha ngo Imana imufashe ntabe abatekereza ko ari bo. Ubwo kandi se wa Dylan n'umugore we bari bakigenda baganira. Uwo mugore yabwiye umugabo ati ubwo ndabizi ugiye kundakarira, ariko aya mashuri azadutwara amaguru n'amaboko, azatubiza ibyuya rwose. Ariko afite scholarship bazamufasha kwiga. Kuki uri kuvuga ibi byose koko? Ngo afite scholarship none se izamurihira n'indege? Amatike y'indege arahenda, ntabwo rwose twabishobora. Wahinduye intekerezo z'umuhungu wawe none nawe numvise amushyigikiye. Ibyo birahagije madamu, rekeraho, uri gukomeza kunaniza ubwonko. Wowe uri impumyi nk'agacurama. Ubwo ushatse kuvuga iki? Ese bizagenda bite umunsi musaza we na murumuna we bifuje kujya kumureba? Ntabwo nifuza ko abana banjye banjya kure. Nibyo rwose. Nareze abana banjye buri munsi ufite ubwoba, ndetse kuva nava muri Maridini sinigeze ntuza. Buri munsi mporana umutima uhagaze. Iyo bitaba ibyo simba ndi kumwe na Dylan nk'uko mbikora. Iyo bitaba ibyo simba nita kuri Dylan nk'uko mbikora. Kandi n'ubundi afite uburenganzira bwo kujya aho ashatse hose. Hanife, gerageza ucunge umunwa wawe. Dylan ni umukobwa wacu. Nibyo, ariko ntashobora kumera nk'umwana wacu twibyariye. Hanife, ndacyahumeka. Kwita kuri uriya mwana niryo shimwe ryonyine nshobora gukoresha nshimira se wapfuye. Ibyo jya ubyibuka. Dylan ni umukobwa wacu. Musaza we, murumuna we, nawe ubwe, bose ni abana bacu. Nuko bimeze. Okay, ngaho ibyo tubyihorere. Wirakara reka tujye mu rugo. Ubwo bari bakiganira, wa musore yahamagaye umusaza, maze uwo musaza aramwitaba, amubaza amakuru, undi amubwira ko hari abantu bahagaze ku muhanda bari kubaneka. Ati se utekereza ko noneho baba bamenya aho turi? Uwo musaza yahise acika intege ndetse yenda kwitura hasi, ariko abwira umuhungu we ati wigira ubwoba. Ese Dylan aracyari aho? Undi ati yega aracyari aha ngaha. Sati noneho ntugire icyo ubabwira, nzi neza ko atari bo. Umuhungu we aramubwira ati ntacyo ndi buze kubabwira, ariko se koko uzi neza ko atari bo? Sati iyo baba bo ntabwo baba bahagaze aho ngaho, baba bahise baza. Uwo musore aramubwira ati none se niba atari bo, aba bo bari aha ngaha bakora iki? Kuki bari gukomeza bitegereza cyane muri resitora yacu? Nuko umusore aramubwira ati reka noneho mpamagara umuvandimwe wanjye mubaze niba yabazi ibijyanye n'abo bantu, ndakubwira mu kanya. Amaze gukupa, uwo mugore yahise amubaza ati ibyo ni biki se? Ese baba bamenya aho turi? ngo hari abantu bari kuzenguruka hafi ya resitora bameze nk'abari kutuneka. Mana yanjye we, turapfuye noneho. Oyitonde, reka ngire uwo mpamagara mubaze uko bimeze. Ubwo ariko ku mugoroba wabo wa Blan, nyirakuru yari arimo abaza umukozi we niba yateguye niba yateguye ibinyobwa byiza, undi amubwira ko byose biri ku murongo. Yahise amusaba gutegura ameza. Se wabo wa Blan n'uwa muhungu we nabo bari bakiri aho mu ruganiriro bari kuganira. Uwo mugabo ati tuzica umuhungu wa Sayiti, noneho urupfu rwe turugereka kuri Baran. Umuhungu ati Baran umuyobozi wacu? Umugabo ati erega mwana wa, sinshaka ko ibi bintu babidushyiraho, biroroshye kubishyira kuri Baran, kandi icyo twifuza ni ukumubabaza bitagira ingano. Ubwo bari bakiganira, Baran yageze aho arabasuhuza, nabo bahita bahaguruka baza kumusuhuza, mbese ubona ko bamwubashye. Uwo mugabo yahise avuga ati wiriwe neza mwishywa. Baran ati mwiriwe. Nyirakuru nawe yahise aza aramubaza ati ese Chehani
arihe? Sinigeze mukubita ijisho. Nuko Barani aramubwira ati uyu munsi yagumanye n'inshuti ze, hari urugendo we na bagenzi be bagiye kujyamo. Nyirakuru yahise amubwira ati ariko ndumva wari wamubujije. Undi ati nasanze ari ngombwa nisubiraho. Nyirakuru yahise avuga ati nta kibazo, ngo ngwino ku meza. Barani ati nimwe mugiye, reka mbanze njye gusuhuza papa. Si wabo yahise amubwira ati ariko nagushakaga mwana wa, ese wabashije kubikemura? Undi ati jya ku meza muze, ahubwo muryoherwe. Ahita yigendera. Hagati aho Dylan n'umuryango we ku mugoroba barimo bategura amafunguro, ariko se yicaye muri salo arimo abunza imitima. Yatangiye kwiyambaza Imana agira ati Mana yanjye, muri iyi myaka ishize nagerageje kurinda abana banjye kuba bajya muri biriya bintu, rwose turifuza kwakira amakuru meza. Dylan yahise aza abaza se niba adashonje, undi abasaba kubitegura bitonze kuko ngo adashonje cyane. Aho hahise haza undi mukobwa usa n'aho ari umunyakavuyo, aza akora mu biryo yirira anaganira n'abo bakobwa. Umuntu wa Dylan yari arimo amubwira ko azajya gukora muri resitora kugira ngo azabone amafaranga y'itike yo kujya gusura Dylan, ariko mukuru amubwira ko nagira azashaka akazi noneho akamwohereza itike akajya kumusura. Ubwo bari bagiye ku meza hari uwahamagaye uwo musaza, ahita amwitaba ariko ubona ko ahangayitse cyane. Yahise ajya ahiherereye ngo yumve icyo uwo muntu amushakira, abandi basigara barura. Barani nawe yari amaganiriza se nubwo atabashaga kumusubiza. Yari yamusanze mu cyumba cye ariho yicaye ari mu kagare. Yabajije se ati ese anko yigeze kubwira uko bimeze? Bamenya aho babagome bari. Wishe mama wakwicaje muri aka gatebe papa. Nuko aramwegera amusutamira iruhande akomeza amubwira ati ntugire ikibazo papa, nzakomeza kuzirikana ibyo nasezeranyije mama, nzarinda Cehana, sinzigera ntuma ajya muri ibi ngibi, sinzatuma hari cyane kimwe akora papa, ariko jyeho nzihorera urupfu, nzahorera mama byanze bukunzi. Wowe utuze gusa, ibi byose nzabishyiraho iherezo, sinzatumugwa papa. Burya bwose bari hafi. Numvise ko afite abahungu. Amategeko y'umuryango wacu arasobanutse. Nanjye nzica umuhungu we aba igitambo cye. Uwo yavugaga ko azica yari ari mu nzira ataha, ndetse ageze ku irembo asanga se arimo avugana uwo yitaga Nyirarume. Yarimo amubwira ko nagira icyo amenya yamumenyesha. Uwo musore rero ahageze yise amubaza ati hari icyo se wabashije kumenya papa? Ba bagabo bari bande mu by'ukuri? Nuko se aramubwira ati ntabwo ndamenya abari bo mwana wa, ndacyagerageza ngo numve ko hari uwaba uzi ikibagenza. Umuhungu we yese amubwira ati ntuhangayike papa, kandi ntekereza kuvuga ukuri. Iyo baba bo ntabwo baba bategereje kiriya gihe cyose, baba baje batikandagira, sibyo? Sate se ubundi bamaze hariya igihe kingana iki? Nuko uwo musore aramubwira ati simbizi, ariko ntavuye mbona ariho bakiri, ariko wenda ntabwo ari twe bari baje kureba. Dylan nawe yeza akingura abwira se ko byahiye ngo naze bajye ku meza bigishyushye, undi amubwira ko aje. Hagati aho Barani amaze kuvugana na se yise ajya mu cyumba cye aterura ifoto yari iriho umuryango we kera bakiri bato, hariho nyina, se, murumuna we ndetse nawe. Yamaze umwanya yitegereza ariko aza kuyisubiza aho yari iri, ubundi ashyira n'imbunda yari afite aho ngaho. Ubwo ariko Dylan nawe yarimo abwira murumuna we ibyamubayeho uwo munsi, arimo amubwira ububi bw'uwo musore n'ukuntu ari umuntu utagira umutima wa kimuntu. Sinigeze mbona umuntu w'umugome nkawe. Murumuna we ati none se bite by'iyo ndogobe? Ese yarayeshe? Undi ati ibyo simbizi, gusa uko mbitekereza niko niyumvisha uko iyo ndogobe yari imerewe. Tekereza nawe kuba yavunitse ikaba impamvu yo gutuma yica. Murumuna we ati ni umugome mubi. Ntubona se n'ibyo yagukoreye? Dylan ati ubundi se n'icyo umuntu yakwitega ku muntu wica indogobe ye?
yashakiraga ibisubizo aho bitari. Abakozi be nabo bari aho barebera gusa. Nabonaga wagira ngo baramutinya. Murumuna we ati, kandi wowe nta bwoba yaguteye, wavugiye nk'uko bisanzwe, ufite umutima udasanzwe pe. Undi ati, oya wibiremereza ni ibisanzwe. Murumuna we ati, nibyo rwose muvandi, kuva tukiri bato wakundaga gukomeza abandi, wahoze uri intwari yanjye kuva kera, warandebereraga. Ese niki nzageraho ntagufite? Ese ninde tuzajya turara n'inkera twota tuganira ijoro ryose? Ese ninde uzantekera ibisuguti? Dylan ati, humura, uzajya uhora mu mutima wanjye. Buri munsi tuzajya tuganira twifashishije video. Murumuna we ati, urabinsezeranyije? Undi ati, rwose tuzabikora. Nuko barahoberana. Murumuna we yahise avaho, wasigara muri icyo cyumba. Hagati aho se wabo wa Baran na wa muhungu we bari bakicaye hanze bari kuganira. Icyo gihe mwibuka ko hari nijoro. Uwo musore yabwiye se ati, ese utekereza ko aza kubivuga iki? Ese niki Baran aza gukora? Yavuze ko atifuza ko Cihan ajya muri ibi ngibi. Se ati, ndabona ariko bimeze. Uwo musore ati, ariko se amategeko y'umuryango wacu bivuga iki? Nuko se aramubwira ati, mwana wa, reka Baran aba ari bubikora, nabyo bizaba byiza kuri twe. Umusore ati, kubera iki se papa? Nuko uwo mugabo aramubwira ati, kuko Cihan aracyari muto, ariko yahaguma cyangwa atahaguma byose ni kimwe. Ariko Baran ni ikindi kintu, ni umuhanga cyane. Ese utekereza ko bizagenda bite umunsi Baran azemera icyaha yakoze akajyanwa muri gereza? Reka nkubwire, ntabwo dushobora kwemera ko umuryango wa Karabe uyoborwa n'umwana w'imyaka 17. Ubwo rero tuzamuba hafi tumugira inama, nika tuzaba turi nk'abayobozi. Ubu se noneho urabyumva? Uwo muhungu ati, cyane papa. Sati, ubu icyo twe tugomba gukora ni ugutuza gusa. Icyo Baran aza kuvuga cyose tuvuge tuti, yego nyakubahwa, twe twicecekere gusa. Ahubwo se ugize ubwira b'abasore ngo bave hahandi? Umusore ati, Baran atekereza ko ari byo bikoze, ariko umwe aracyahari, undi arahatagaragara, rwose ntugire ikibazo. Bakiganira, Baran yageze aho ngaho, bahita bamusanga aho arahagaze, maze uwo musaza aramubwira ati, ese mwana wa, hari icyo uri gutegura? Ni ikihe gihano tuzahanisha bari abagome? Undi ati, ntugire ikibazo muzehe, ndaza kubikurikirana. Se wabo ati, jyana na Flat, twese turi umuryango umwe. Ukwiye kugira umuntu wizeye, umwe muhuje amaraso, ubi iruhande rwawe, akagucungira umutekano. Baran atoya, ntabwo ari ngombwa. Ibi rwose mubyihorere, ntimubijyemo. Nzajya y'ejo. Yise agenda, ubasigara bamanjiriwe. Hagati aho Dylan nawe yendaga kuryama. Ubwo murumuna we yari amaze gusinzira, nawe yagiye kuryama, ariko abanza kwicara ku gitanda. Yifubitse amashuka, ubundi atangira gutekereza. Sinzi uko yarebye ku kuboko, abona ka gakomo ke nta kariho. Atangira kuvuga ati, agakomo kanjye kagiye. Yahise atangira kwibuka amagambo nyina yari yaramubwiye ubwo yamuhaga ako gakomo, aho yari yaramubwiye ati, sezeranya ko utazigera ukuramo aka gakomo, kuko aka gakomo kazakurinda abagome. Mu gitondo Dylan yabyutse ajya kureba ko yabona aka gakomo ke. Yaciye muri ya nzira igana ku biraro by'amafarashi, agenda yibaza ati, ubu se koko ntekereza ko ari ahantu agataye, ngomba kugashaka mbere y'uko ababyeyi banjye babyuka. Nta handi katakaye, ngomba kugashakisha vuba bishoboka. Yagiye agashaka agera no ku kiraro cya ya farashi yitwa Storm. Mwibuke koko niho yari yagataye, ariko kari katowe na Baran.
Ageze ku kiraro cya Storm yasanze ntayirimo kuko yari yasize abona ko nyirayo ashaka kuyica. Atekereza ko wenda yagezeho akayirasa. Agahinda karamwishe ariko ayihangana ndetse aravuga ati wihangane Storm, ntabwo nifuzaga ko byagenda bityo. Nuko arinjira atangira gushakisha ako gakomo ke. Yashakishaga anavuga ati naha rwose nagataye, nta handi kaba kari, naha kari nta handi. ubwo yari arimo akoresha intoki asanza ibarizo ryarimo aho ngaho ngo arebe ko yakabona. Ubwo aragishakisha yikanze umuntu asa n'usohoka gato ahengeje, abona ni wa musore uje, ahita yongera asubira inyuma yihisha mu nguni y'icyo kiraro. Yari Baran. Ntabwo yari yishe ya ndogobe ndetse yarayivanye kwivuza. Yaraje rero yinjira mu kiraro. Dylan nawe ari aho ngaho yihishe mu nguni, ubwoba bwamwishe atangira kwicuza icyatumye yinjiramo aho ngaho. Baran yakundaga cyane ifarashi ye. Yatangiye kwibwira ati ni ngombwa ko mbikora Storm, rwose nta ndi mahitamo mfite. Dylan nawe yarateze amatwi yumva ibyo uwo mugabo yavugaga. Baran yakomeje abwira iyo farashi ati njye nawe tumeze kimwe, twese duhanganye n'uburibwe butazigira bugira aho bujya. Ndabizi Storm, cyakora icyo nakora cyose ntikizangabanyiriza ububabare cyangwa bukingarurira ibyo nabuze. Byibura uwo mukobwa yamenye ko Baran atari umugome nk'uko yabitekerezaga. Baran yarenze ku ifarashi ye ipfa ireba, akumva kwica byibura byaba bisa no kwifasha. Nawe izashima Imana mu mutima avuga ati urakoze Imana, byibura ntabwo yayishe. Baran nawe yakomeje abwira Storm ati cyakora nanone ngomba kubikora, ibi ngomba kubishyiraho iherezo. Uwo mukobwa rero abonye ko Baran yarangaye, yatekereje ko ari cyo gihe cyo gusohoka maze aranyonyomba, ariko Baran aza kumubona ageze mu muryango. Yise asohoka amufata ageze mu muryango maze aravuga ati waje aha gukora iki? Sinzi uko Dylan yakebutse. Uwo musore abona uwo mukobwa ni wa wundi wari waje aho ngaho ku munsi urabanjirije uwo nguwo, maze ahita amufata amwigeka ku kiraro, amufata amaboko mbese nk'ugiye kumubamba, ariko anamwitegereza mu maso cyane n'umujinya mwinshi. Maze Dylan atangiye kumwiseguraho amubwira ibyamuzanye aho ngaho agira ati nari nataye agakomo kanjye hano. uhinjiye rwihishwa mu ifamu yanjye uzanwe n'ako gakomo? Ntushobora kubyumva, ako gakomo kavuze byinshi kuri jye, ariko wenda sinari nkwiye kuba ninjiye aha ntawe umpaye uburenganzira, umbabarire. Baran yarebye uwo mukobwa aba uko abigenza, ahita amuyikira hanze amusaba kumuvira mu biraro. Dylan yarababaye ariko abura icyo akora, arikubita aragenda. Baran nawe yasigaye yitegereza uwo mukobwa uko yagendaga, maze amaze kurenga akora mu ikote rye, akuramo kagakomo ka Dylan, arakitegereza arongera agasubiza mu ikote. Ababyeyi ba Dylan babyutse yageze mu rugo, sabyutse aramusuhuza, amaze niba murumuna we atarabyuka. Undi amubwira ko yabyutse kare ajya ku ishuri. Yise abwira se ati ba wicaye gato ngukoreye icyayi papa. nta kibazo mwana wa, ahubwo se wahise unzanira na ya miti nkayinywa? Nta kibazo. Wa mugore nawe yaje kubyuka. Dylan aramusuhuza, ariko uwo mugore amusubiza ubona ko atishimye. Mu by'ukuri uwo mugore yasaga n'udakunda uwo mukobwa kuko amuvugisha agasa n'utabishaka, ariko Dylan yarabyirengagizaga agakomeza kumwitaho nk'umubyeyi wamureze. Uwo mugore amaze kwicara yatangiye kubwira umugabo we ati iri joro naraye ndota inzozi mbi burinda buke. Ese nta makuru mashya waba wamenye? ntayo ndamenya pe. Dylan nawe yisazanira simiti abwira nyina ko icyayi kitarashya ngo wenda aze kukireba. Nuko afata agakapo ariko agiye kugenda, uwo mugore aramubaza ati ko mbona usa n'ushaka kugenda, ugiye he? Dylan ati ngiye kuri resitora, hari ibyo ngiye guhaha. Nimvayo nahita njya ku ishuri kubonana n'abayobozi b'ikigo, hari impapuro bifuza ko nsinyaho. Uwo mugore yahise amubwira mukankamira ati kuki se utabikoze ejo, siho wiriwe?
wagira ngo ntuzi ko kujyayo ari amafaranga. Dylan ati izo mpapuro zari zitaraboneka, ntabwo byari gukunda. ibyo ni mu byihorere. Dira, ngaho igendere. Ahubwo papa, nimva ku ishuri ndahita nca kuri resitora mfashe musaza wanjye. Uyu munsi ntiwirirwe uza uruhuke, ndabikora. Nta kibazo mwana wa, ariko jya unongera ikibazo, njye rwose meze neza. Dira amaze kuvaho, umugore yahise abwira umugabo ati dore umukobwa wawe amaze kugenda, ngaho mbwira, ese na n'ubu ntacyo uramenya? ntacyo ndamenya rwose. Reka wa mugani dutuzi, kuko iyo haba hari ikidasanzwe tuba twabimenye, sibyo? Simbizi Hanife, reka dutegereze ubwo wenda turaza kubimenya. Bakibivuga, hari uwahise ahamagara uwo musaza, arebye uwo ari we arikanga, ubwoba buramwica ndetse atangira gutitira. Uwo muntu hari ibintu yamubwiye, noneho uwo musaza abura bwakomeza kwicara, arahaguruka. Umugore we nawe atangira kumubaza niba baba babagezeho, ariko uwo mugabo kuko ari kuri telefone abura uko amubwira uko bimeze. Uwo muntu amaze gukopa, uwo musaza yamubwiye uko bimeze. Yaramubwiye ati nibu barahageze, noneho turagowe. Ye baba we, noneho turapfuye. Umugore yese atangiye gutekereza wa muhungu we wari uri kuri resitora, ndetse ahita yirukanka ajya kureba ko yaba agihumeka. Uwo musore yari arimo akora akazi ke, aha abantu ibiryo nk'uko bisanzwe, ariko hafi aho ngaho hari hahagaze imodoka yarimo Blan aje kwihorera. Yarimo yibuka amagambo nyina yari yaramubwiye, aho yari yaramubwiye ati ese uzabikora? Sezeranya ko uzabikora. Sezeranya kuzita kuri murumuna wawe. Akibuka ko yamusezeranyije ko uko byagenda kose nabo bazihorera, ndetse atangiye kuvuga mu mutima ko ibyo agiye gukora agiye kubikora ku bwa murumuna we Jehan, kuko Jehan yari akiri muto kandi ari we yagombaga gusohoza iyo nshingano yo kwihorera kuba bagiriye nabi. Yari yiyemeje ko bari ubikora, ngo n'ingaruka zizaza zizaba ari we zijyaho. Wa mukiriya musaza wa Dylan yari arimo kwitaho yaje guhaguruka, noneho Balan ava mu modoka agiye gukuramo imbunda. Abona wa mugore aje arira ahamagara umuhungu we. Uwo musore biramuyobera yibaza icyabaye, ariko nyina amubwira ko abantu bamenya aho bari, bakaba bagiye kuza kwihorera. Amaze kwinjira mu nzu, wa musaza we nawe yahise ageraho, arebye abona Balan ahagaze imbere aho ngaho ya resitora, abona koko ko ibyo bamubwiye ari byo. Balan yari yaje aho azanwe no kurasa uwo musore, akaba ahoreye nyina na se bagize ikimuga. Ariko ubwo yabonaga abo babyeyi ndetse bagahita bajya mu nzu, yasanze bitakunda. Ubundi yatse imodoka ava aho ngaho. Ubwo yari arimo agenda yahuye na Dylan, ariko buri wese ntiyabona undi. Hagati aho wa mugore yaratangiye kwinginga Imana ngo imufashe, ariko anarira. Umugabo we nawe yari arimo amwinginga kurekeraho, ariko undi yari afite ubwoba ko bari bumwicira umwana. Yahise abwira umuhungu ati mwana wa, ugiye kuva ino uyu munsi, fata pasiporo yawe ugende ujye hanze y'igihugu, aho nta muntu n'umwe uzigera umenya aho uri. Mama, ibyo uvuga ni ibiki? Ni gute nasiga umugore wanjye namwe ubwanyu? Oya, ugomba kugenda, sinshaka kukubura mwana wanjye. Ese papa, ibyo bene wacu bavuze ni ukuri? Umusaza yaravuze ati nibyo mwana wa, hari abantu bamaze iminsi baduhiga, umvira nyoko uvino. Umusore arababwira ati none se ni gute nabasiga papa? Nyina aramubwira ati twe dutekerezaho rwose mwana wa, ugomba kugenda aka kanya, ugomba kugenda ukiruka ugahunga. Dylan yinjiye yumva bari gusakuza, ndetse aza ababaza uwo muntu ugiye guhunga naho agiye kujya, ariko baramwihorera. Bose byari byabayobeye. Hagati aho iwabo wa Balan, se wabo yari arimo acunga mu kagare umuvandimwe we, ari nako aramubwira ati muvandi, wa munsi urageze, umunsi umuhungu wawe ari bwisiga amaraso mu biganza. Muvandi, uretse gato, reka nkurebe mu maso ndebe uko umerewe. Urabivugaho iki muvandi? Umuhungu wawe Balan
uyu munsi arahinduka umwicanyi. Muvandi, mu minsi mike umuhungu wawe arajyanwa muri gereza. Nubwo umusaza atabashaga kuvuga, ariko yarumvaga. Amagambo nk'ayo yamuteraga agahinda, akabura uko abigenza kubera uburwayi yari afite. Uwo muvandimwe we yakomeje kumwishima hejuru agira ati, ntekereza ko uzi bizakurikiraho, sibyo? Nimara gukura mu nzira uriya muhungu wawe mukuru, kwikiza murumuna we bizanyorohera cyane. Wonzajya mukaraga ku gatoki nk'uku nguku. Muvandi, birarangiye. Ubu ngiye kuba umuyobozi w'iyo sosiyete, we ni umuyobozi w'umuryango wacu. Wa muhungu we nawe yahise aza amuhamagara, ahita amubwira inkuru mbi ko Baran atishe uwo agombaga kwica. Undi ati, ubwo ushatse kuvuga iki? Umuhungu we aramubwira ati, yanze kubikora nk'uko yari yabyiyemeje. Aho kumurasa yahise yigendera. Ukwiye kugira icyo ukora papa, ntabwo dukwiye kwicara ngo dutegereze. Se aramubwira ati, uretse gato mbitekerezaho. Undi ati, nta gihe cyo kubitekerezaho papa, nzi icyo ngomba gukora. Jeanne murumuna wa Baran nawe yahise aza aho ngaho, maze uwo musore ahita amwegera aramubwira ati, hari icyo nshaka kukubwira. Undi ati, nguteze amatwi. Ataramubwira icyo ashaka kumubwira, nyirakuru w'uwo mwana nawe yahise agera aho ngaho. Amubonye amubaza impamvu atajyanye n'abandi muri trip nk'uko yari yabyiyemeje. Uwo musore amubwira ko gahunda yahindutse. Nyirakuru yahise amubwira ati, none se kuki utaje ngo ugire icyo urya? uwo musore yahise asubira mu nzu kugira ngo ajye kureba icyo ashyira mu nda. Ubwo ariko Dylan yaragisobanuza ababyeyi be uko byagenze. Bamubwiye muri make, maze arababaza ati, none se murashaka kuvuga ko bashaka kwica musaza wanjye kubera iyo myenda mubarimo? Ubwo iryo deni ni bwoko ki? Nyina ati, ni umwenda umaze igihe kinini. Dylan ati, ariko dushobora gukora tukawubishyura. Kuki tutavugana nabo tukabasaba igihe cyo kubishyura? Ni gute musaza wanjye yasiga urugo rw'agahunga? musaza we yaramubwiye ati, n'umwenda ukomeye tutakwishyura mu buryo bworoshye. Wenda twatanga iyi resitora ingwate muri banki bakatuguriza amafaranga tukishyura uwo mwenda, ariko tukagumana n'umuvandimwe wacu nk'umuryango. Nuko areba se aramubwira ati, papa, ihangane ntutume agenda, sibyo? Rwose tuzashakisha uko twabigenza tubishyura uwo mwenda. Wa mugore yahise amucecekesha ngo nazibe, ndetse ahita amutuma mu rugo ngo ajye kuzanira musaza we iby'ibanze harimo n'ivarisi ngo abone uko agenda. Dylan yinginze nyina ngo abuze musaza we kugira aho ajya, ariko icyemezo cyari cyafashwe. Yamusabye ahubwo no kwibuka pasiporo, nubwo yari ananiwe kubyakira. Yahobereye musaza we ari na karira. Musaza we nawe amubwira ko ari uko bigomba kumera, kuko ngo nta kundi babigenza. Dylan yaramubwiye ati, byibura se mwaretse tugahamagaza polisi tukayibimenyesha. Koko iyi myaka turimo ni bwoko ki? Kwica umuntu kubera umwenda wa kera umaze igihe? Musaza we yaramubwiye ati, mba nkubwire Dylan, yahangana rwose ndakwinginze, gera nzane ibyo bagutumye. Dylan abonye nta kundi, yavuye aho ngaho ajya kumuzanira utwangushye ngo agende. Ubwo ariko Baran bari barimo kumutonganya, bamubaza impamvu atakoze icyari cyamujyanye. Nyirakuru yaramubajije ati, ibyo ni biki wakoze koko Bara? Ubwo uremeye murumuna wawe abo umwicanye izuba riva? Ariko hari umuntu mwohereje ngo ngenzure. Si wabo yahise amubwira ati, ntubifate nabi mwana wa, hari abantu nohereje kugira ngo abantu ntibagucike ngo biruke. Wa musore nawe yahise amubwira ati, turi gutinda, turasanga birutse bagiye. Ubu yaba Cihane aba yamaze kumwica, ubu rwose biba byarangiye. Baran yahise amufata mu ijosi ndetse aramubwira ati, ntuzinye gutekereza ibyo bintu, sinshaka kumwinjiza muri umuntu wanjye muri ibi ngibi. Uranyumva? Uriya mwana nta kintu na kimwe azi kuri ibi bintu, ntabwo azigira afata imbunda. Nyirakuru yahise avuga ati, ibyo birahagije, nimurekurane. Wenda nibyo ntushaka ko murumuna wawe ajya muri ibi bintu. Rero nk'umukuru w'umuryango ni ngombwa ko ukemura iki kibazo vuba bishoboka. Se wabo nawe yahise avuga ati, bamaze kumenya ko turi kubakurikirana, bashobora gucika. Ariko Baran arababwira ati, ntabwo babishobora,
nyirakuru yarababwiye ati ntibikwiye ko mpfa ntamenye ko twabishyuye ibyo badukoreye. hari umuntu wahise ahamagara Baran amubwira ibintu. ubundi amaze kuvugana nawe abwira nyirakuru ati nibyo mama, ukwiye gupfa ubonye ko ibyo badukoreye twabibituye, kandi humura nzabikwereka kuko urabikwiye rwose, tuzihorera. yise ava aho ngaho aragenda. hagati aho muri ya resitora bari bagitegereje ko Diarra agaruka. barimo baganira, umubyeyi bigaragara ko yataye umutwe, mbese ubona ko ubwoba bwamurenze. yarimo avuga ko uko abibona abo bantu baje batazigera bacika intege. batangiye kujya inama y'aho uwo musore wabo aza guca. uwo musaza abwira umuhungu we ko amaze kuvugana n'umurobyi ngo witwa Chezem, ngo kandi ko amwemereye ko aza kumutegereza ku cyambu akamwambutsa inyanja y'umukara akava mu gihugu agahunga. bakibivuga umusore yarebye hanze ahabona imodoka, ahita ababwira ati baraje mama. bari abagabo bagera kuri 4 bari kumwe na Baran, mbese bari kumucungira umutekano. Wa mugore nawe yumvise ko baje yahise arwana no gukinga, ariko Baran wari uri imbere ahita yirika urugi arakingura, barinjira. uwo musore yateruye icyuma ngo yirwaneho. Baran ahita akuramo imbunda. uwo musore ahita yibwiriza arekurira icyuma hasi. hagati aho Diarra nawe yari ari mu nzira aza yiruka ngo afashe musaza we gucika. ntabwo yari yamenye ko bamaze kumugeraho kare. musaza we nawe yatangiye kubwira Baran ati ntabwo nshaka kunyicira imbere y'umubyeyi wanjye, musohore ubundi undase. uwo mugore nawe yingize Baran ati mbabarira wintera agahinda, utume mpura n'uburibwe bwo kubura umwana wanjye. ndekera umwana rwose wimwica. ubwo Baran yari amutunze imbunda. Baran yese amanura imbunda, ubundi arababwira ati sinzanwa aha no kugira uwo nica. ngira ngo amategeko y'umuryango wacu murayazi, ubwo murampa amafaranga nk'incungu y'umuntu wanjye mwinshi. reka duse nabo basobanurira kugira ngo wenda murusheho kubyumva. umuryango wa Baran n'umuryango wa Diarra bari bahuriye mu cyo nanone twakwita nk'umuryango cyangwa se itsinda. hanyuma muri iryo tsinda bari bafite amategeko bagenderagaho. rimwe muri iryo ni uko niba wishe umuntu, bene wabo nabo baba bazihorera bakagira uwo bica. bo bari bafite ubwoba, batekereza ko Baran nawe aje kwica, kandi nawe koko yagombaga kwica wa musore. rero yarababwiye ati noneho ntabwo nzanywe no kugira uwo nica, noneho reka tuvugane, mumpa amafaranga ab'incungu. noneho aho kwica uwo musore nyine ubwo araba yicunguye. we yari ari kugerageza ngo areke kugira uwo yica, ahubwo bamuha amafaranga. si uko mu by'ukuri atarafite menshi, ahubwo ahari ni uko yumvaga adashaka kugira uwo yica. nizere ko musobanukiwe. noneho reka dukomeze. amafaranga nayo rero barayabuze. Baran yakomeje kubaguraguza, noneho ababwira ko hasigaye ubundi buryo bumwe bakoresha bamwishyura. ubwo buryo bose bahise babutinya, nyamara nibwo bwonyine bwari busigaye. ubwo buryo uwo musore yarabwanze, ababwira ko aho kugira ngo bigende bityo yakomera bakamwica, ariko ntibabikore. Baran yashakaga ko bamuha umwe mu bakobwa babo akaba ari we bagira incungu. wa mugore yahise abwira Baran ko babyemeye, ndetse bamusaba gutwara Diarra akaba ari we w'incungu. mwibuke ntabwo Baran yari azi ko wa mukobwa bamaze iminsi bahura yitwa Diarra cyangwa se ari uwo muri uwo muryango. uwo mugore rero yakomeje abwira Baran ati aho kugira ngo unyicire umwana, jyana uriya mukobwa. nyamara umusaza wa Diarra si uko yabyifuzaga. yagerageje kubengenga ngo bareke wenda aba ari upfa, aho kugira ngo mushiki we ajyanweho igitambo, ariko umubyeyi we arabyanga ngo ntareke bajyane uwo mukobwa. baranabonye ko nabyo batari kubyumvikanaho, yababwiye ko ubwo banze kajyana uwo mukobwa ngo ubwo amaraso agiye guhorwa andi nk'uko iryinyo naryo rizahorwa irindi. ati inzira iyo ari yo yose izakoreshwa, inzira yose biza gucamo igomba gusiga uyu munsi iki kibazo gikemutse. uwo mugore aramubwiye ati ndakwinginze wibikora, Diarra ari mu nzira za hano, araba hageze mu minota mike, uhita umujyana. umusaza wa Diarra
yinginze se ngo agire icyo akora mushiki we bareke kumujyanaho igitambo, ariko umusaza nawe wabonaga ko rwose aribwo buryo busigaye ushobora kwishyura umwenda w'amaraso barimo mu muryango. Baranabonye ko noneho bemeye ko bamuha umukobwa, Yesu abasaba ko baza kumuha. Abasore be bari bari aho hanze, nabo ababwira ko uwo mukobwa agiye kuza, abasaba guhita bamufata bakamumuzanira, ubundi ava aho ngaho aragenda. Umusaza wa Dylan yakomeje kwingenga se, amwibutsa ko uwo mukobwa bagiye gutanga nawe ari amaraso ye. Dylan nawe yendaga kugera aho ngaho. Ubwo arageze imbere y'umuryango yabonye abo bagabo agiye kwinjira ngo abacike, bahita bamufata, atangira gutaka atabaza, ndetse arabiye akarinjira. Musaza we agiye kumutabara, wa mugore kuvuga mama we ahita amufata amubuza kumutabara. Dylan amufatira mu maso y'abo babyeyi n'uwo yitaga musaza we, abura kumurengera. Yingize musaza we guhamagara polisi, ariko uwo mugore yitaga nyina amubwira ko agomba kugera n'abo bagabo kugira ngo umwana we agire amahoro. Dylan yakomeje gutabaza ngo bamufashe. Musaza we yajya kumufasha, nyina akamufata. Uwo yitaga se we byari byamurenze, ubona ko rwose yemeye ko umwana ajyanwaho umunyago akajya kubyozwa icyaha atakoze. Abo bagabo nabo bahise bakurura uwo mukobwa bamushyira mu modoka. Uwo mugore se asohoka abwira Dylan ko atamushaka aho ngaho ngo nagende, ariko umwana we bareka kumwica. Bahise bamuvana aho ngaho baramujyana. Iwabo wa Baran ho hari imodoka yahageze. Ivamo umukobwa mwiza wambaye nk'umunyamideli, ubundi aragenda akomanga ku muryango. Yashyinguriwe n'abakozi bo muri urwo rugo, bamuha ikaze, abasaba kujya kuzana amavarisi asize mu modoka, bakomeza ajya mu ruganiriro aho nyirakuru wa Baran yari yicaye. Amugezeho yaciye bugufi aramuramutsa. Uwo mukecuru amubwira ko yabaye mwiza cyane, ariko uwo mukobwa amubwira ko ubwiza buba mu mboni y'ubureba. Bamaze kwicara, uwo mukobwa yahise abaza aho Baran yagiye, undi amubwira ko hari ibintu byihutirwa yari yagiyemo, ko ariko saa sita bayagarutse bagasangira. Yongeraho ati, nifuje ko wadusura, ariko Baran hari gahunda y'ingenzi yagombaga kujyamo. Uwo mukobwa ati, ubwo izo gahunda ni bwoko ki? Uwo mukecuru ati, humura uzabimenya mu gihe gikwiye. Ahubwo sinigeze mbwira umuhungu wanjye kuri bozi. Nakubona biramutungura. Rwose araza kwishimira kukubona. Undi ati, niko mbitekereza. Hagati aho babagabo bari batwaye Dylan baje kugeraho umukoresha wabo yari yabasabye kumusangisha uwo mukobwa. Dylan yari yakomeje gusaza imigeri ababwira ko bari gukora icyaha. Ngira ngo muribuka ko ari umukobwa twababwiye ko twatangiye yashimuswe, burya yari uwo mukobwa Dylan. Baran rero yari aho hafi, ariko yabateye umugongo ku buryo yumvaga ijwi ry'uwo mukobwa ariko atamubona. Bari bamujyanye kuri ya famu y'amafarashi, bamumugejeje iruhande. Ubundi uwo mukobwa arababaza ati, munzanye aha gukora iki? Ese mutekereza ko muri iki ku buryo mushobora gukora ibintu nk'ibi? Nuko abwira Baran ati, wa mugabo uranshakaho iki? Baran akebutse yatunguwe no gusanga uwo bari bamuzaniye waba incungu y'ubugome bamukoreye, bakamwicira umubyeyi ndetse bakamugirira n'umubyeyi w'umugaye. Ari wa mukobwa ufite umutima mwiza, wa mukobwa utarifuzaga ko indogobe ye iraswa, wa mukobwa yari yasanze ku kiraro waje gushaka agakoma k'amateka kuri we. Dylan yahise amubwira ati, ni wowe? Ahita amufata agenda amukurura hasi. Na episode ya mbere irangirira. None se mwayumvise muti? Nkuko twabibabwiye nimwe dukorera. Ese tuyikomeze cyangwa se tuyereke? Niba se mwifuza ko twayikomeza, niki twanoza cyangwa niki twahindura kugira ngo irusheho kubanyura? Nimutubwire uko mubitekereza muri comment. Rwose